Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bya kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere ni indwara yumvikana kenshi, ariko haracyari abantu benshi badafite amakuru ahagije ayerekeyeho, cyane cyane ku bimenyetso byayo bya mbere. Kutamenya ibimenyetso bya kanseri y'ibere hakiri kare bituma hari abagera kwa muganga indwara yarakomeye kandi bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Kanseri y'ibere rero ni indwara ifata amabere nk'uko imvugo yabyo iri, igatangira yitwara buhoro buhoro, akenshi itabanje gutanga ibimenyetso bihutiyeho. Ibi ni byo bituma bamwe bayirengagiza kuko bakeka ko ari ikibazo gito kizashira, nyamara uko igihe kigenda gihita indwara ikagenda irushaho gukura. Niyo mpamvu kumenya ibimenyetso byayo hakiri kare ari ingenzi cyane. Ikibabaje ariko ni uko kanseri y'ibere ishobora gufata abakobwa n'abagore, yaba abakiri bato ndetse n'abakuze, yaba ababyaye ndetse n'abatarabyara. Nubwo abagore ari bo yibasira cyane, n'abagabo bashobora kuyirwara, ariko ni bake cyane ifata iyo dushyize ku ijanisha. Ibi bigaragara ko nta muntu n'umwe ukwiriye gufata iyi ndwara nk'aho itamureba. Kurikirana kino kiganiro cyose kugeza ugisoje, uraza gukura nk'amakuru wari ukwiye kumenya koko kuri iyi ndwara. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, nitwa Miriam. Naho mu kanya. Kanseri y'ibere ni indwara ibaho iyo utunyangingo two mu ibere twakuze mu buryo budasanzwe, tukiyongera, tukagenda twangiza umubiri buhoro buhoro. Icy'ingenzi cyane ni iki? Ni uko kanseri y'ibere ikira gusa iyo itahuwe hakiri kare. Ariko kandi iyi kanseri ikunda kwica abantu benshi, niyo mpamvu ari ngombwa ko buri mukobwa ndetse n'umugore amenya ibimenyetso byayo ku buryo yakwihutira kujya kwa muganga akibona ikimenyetso kimwe cyangwa se byinshi. Ikimenyetso cya mbere ni ukuboneka kw'akabyimba mu ibere. Iki ni cyo kimenyetso kizwi cyane. Umukobwa cyangwa se umugore ashobora kumva akabyimba mu ibere kamubabaza cyangwa se katamubabaza. Iyo ugakozeho wumva gakomeye, katimuka, n'iyo ugakanze kagumaho, ntikabure na rimwe, kabone n'ubwo waba utari mu mihango. Akabyimba ka kanseri rero gakunze kuba gakomeye kandi ntikaboneka mu minsi mike gusa, ahubwo gakomeza kwiyongera uko iminsi igenda ishira. Akabyimba kose wabona mu ibere ntigasobanuye ko ari kanseri umuntu arwaye, ariko kandi gakwiye gusuzumwa neza na muganga, akaba ari we ufata umwanzuro wa nyuma. Ikimenyetso cya kabiri ni impinduka mu ngano cyangwa mu miterere y'ibere. Iyo ibere rimwe rikuze cyane kurusha irindi mu buryo butunguranye, ryahinduye isura, ritakimeze nk'uko ryahoze rimeze mbere, nacyo ni ikimenyetso uba ugomba guha agaciro cyane. Ibi bishobora guterwa n'uko utunyangingo twa kanseri turi gukura imbere, tugahindura imiterere y'ibere. Ikimenyetso cya gatatu ni impinduka ku ruhu rw'ibere. Ureba ku ruhu rw'ibere ryawe ugasanga rutukura cyangwa hariho utwobo duto duto tumeze nk'uruhu rw'icunga rukomeye kandi rugaragara ko rubyibushye. Ibi biba byerekana ko kanseri iri kugera mu ruhu rw'ibere mo imbere. Ikimenyetso cya gatanu ni uko imoko y'ibere ihindura imiterere. Imoko y'ibere ishobora kwinjiramo imbere mu ibere, ikabyimba cyangwa igakomereramo. Ibi biba ari ikimenyetso cy'uko hari ikintu kidasanzwe kiri gukurura imoko imbere mu ibere. Uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga kuko serire z'indani ziba ziri kwirundanya imbere mu ibere, bigatuma zikurura n'imoko igasa nk'izimiye ko ziba ziri guforomamo ikibyimba. Naho ikimenyetso cya gatandatu ni ibintu bidasanzwe bisohoka mu ibere. Ibere rishobora gusohora amazi asa n'umukara cyangwa se umuhondo, kandi ayo mazi asohoka nta gukama, utanatwite, hari n'igihe hasohokamo amaraso. Ibi si ibisanzwe kandi bigomba kwitabwaho byihuse n'abaganga. Ikimenyetso cya karindwi ni ukubyimba mu kwaha. Kanseri y'ibere ishobora kugera mu miyoboro y'amaraso no mu miyoboro y'uturemangingo
maze bigatuma mu kwaha habonekamo utubyimba tugakomera ariko tutababaza. Ni ukuvuga ngo igihe uzakora mu kwaha kwawe ukumva harimo utuntu tw'utubyimba naho tutakubabaza, ni ngombwa kwihutira kujya kwisuzumisha kuko hari igihe kiba ari ikimenyetso utari guha agaciro ariko ari icya kanseri y'ibere. Ikimenyetso cya 8 ni uguhinduka kw'ibara ry'ibere. Ibere rishobora guhinduka umutuku cyane cyangwa rikijima mu gice kimwe cyaryo ku buryo ribonekera amaso y'urirebye wese ko ryamaze gufatwa. Ikimenyetso cya 9 ni ibisebe bidakira ku ibere. Iyo hari igisebe ku ibere kikamara ibyumweru byinshi kidakira ahubwo kikajya gikura, nta kabuza kanseri bimaze gufata ibere ryose n'imbere muri ryo ku buryo no kurica bidashoboka kuko iba yarakwirakwiye hose. Ikimenyetso cya 10 cyo ni umunaniro udasanzwe n'ibindi bimenyetso rusange. Umukobwa cyangwa umugore ashobora kumva ananiwe cyane, agatakaza ibiro kandi umunaniro we ukagaragara ko udasobanutse. Ibi biba byerekana ko kanseri yageze no mu bindi bice by'umubiri. Buri mukobwa wese ndetse na buri mugore wese rero akwiye kwisuzumisha amabere ye nibura rimwe mu kwezi, akamenya impinduka zisanzwe ndetse n'impinduka zidasanzwe kuri we. Iyo hagaragaye ikibyimba cyangwa se ububabare budasanzwe ndetse no guhinduka kw'ibara ry'uruhu rw'ibere cyangwa se n'ikindi kimenyetso cyose udasanzwe wibonaho, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga. Kwipimisha kare rero ni ingenzi kuko kanseri y'ibere ivurwa neza iyo itahuwe hakiri kare. Abagore bafite amateka ya kanseri mu muryango bagirwa inama yo kwipimisha kenshi no kugisha inama abaganga ku byerekeranye na kanseri y'ibere. Irinde gukwirakwiza amakuru atari yo kandi udafitiye gihamya ku byerekeranye na kanseri y'ibere. Ujye utangaza ukuri wiherewe n'inzobere mu by'ubuzima. Ntukirengagize impinduka iyo ari yo yose wibonyeho rero, kuko gutegereza kubabara cyane cyangwa kwitakariza icyizere ngo ubone kugana muganga si byo, kuko ibere ryawe ni ubuzima bwawe. Icyo nagarukaho dusoza ni uko kanseri y'ibere ishobora gufata buri mukobwa wese ndetse na buri mugore wese, ariko kuyimenya hakiri kare no kwitabira kwipimisha bituma ishobora kuvurwa neza igakira. Kwiyitaho, kumenya ibimenyetso no gufata icyemezo cyo kugana abaganga hakiri kare ni intambwe ikomeye mu kurengera ubuzima. Reka dufatanye rero kandi dukomeze kwigisha no gushishikariza abakobwa bose n'abagore kwita ku buzima bwabo, kuko ubuzima buzima ari bwo bwa mbere kandi ari nabwo mbarutso y'iterambere ry'umuryango. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.